Ndagusoje wowe uhisemo kudukurikira kuri MCK Boss Empire. Nk'uko bisanzwe na MCK Boss kuri mikoro, kuri kamera ndi kumwe na Valent. Rwose turabashimiye cyane kandi nawe niba tubonye ari ubwa mbere kora subscribe, sharing ikiganiro, tere comment kandi na like n'ibintu twakoze wabikunze, kandi nabwo niba utabikunze utwandikire muri comment. Ndakwakira mu kiganiro Valent. Murakoze cyane, wambwira muri make bimeze bite? Ndabizi n'uba ugomba kumpereza amakuru njye ntayo mbafite. Amakuru ni menshi cyane, reka duhere hakurya y'iwacu, hakurya y'imbibi, tujye kwa Joe Biden. Yamaze gutangaza yuko atazongera muri iyi manda atagiye kwiyamamaza, atazayobora, ashaka kwiyamamariza umwanya wo kuba perezida. Urabivugaho iki? Ese ikintu igikorwa yakoze cyari gikwiye nicyo, cyangwa se yahubutse, cyangwa se hari iyindi mpamvu yabiteye gutuma yegura? Twabibonaga twese mu by'ukuri abakomeza gukurikira MCK Boss no mu biganiro bitambutse twarabivuze. Twabonaga ko uriya musaza ntabwo agishoboye, haba muri kampiyeni aba no gukomeza kuyobora iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri uyu mwanzuro yafashe abenshi bawushyigikiye bawukunze, ariko burya mbere ko twibaza kuba yeguye no kukini, tugomba kwibaza ikigiye gukurikira. Ese yeguye ku giti cyiwe, yeguye abishaka? Ni kenshi yakomeje kubihakana avuga ati njyewe mfite imbaraga zo gukomeza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ngaharanira n'amatora kandi nkazayatsinda. Byabonye ko urwego ariho rutamwemerera gukomeza. Twakomeje kubona ko ku giti cyiwe yakomeje kubigaragaza. Mu by'ukuri rero ntabwo byantunguye, akiri visi perezida wa Barack Obama yigeze avuga yuko nagera igihe akumva kuyobora byanze azahimba uburwayi kugeza ubwe yeguye. Ibyo yavuze icyo gihe kuri iyo video itaramenyekana yari ariko we yari yarabitangaje mbere y'igihe, nibyo yakoze. Ndumva we nk'umugabo yasubiye ku ijambo akongera agasubira ku byo yavuze kera, uyu munsi akaba yeguye. Mu by'ukuri ikintu mbona bigendereye rero nuko abademokarate bakomeje gutinya nubwo abo bwa Trump bwari bakoresheje, mu gihe Trump we yifuzaga yuko yakomeza guhangana na Biden. Ndumva ko Trump ni inkuru itashimishije abarepublike, nkumva ko kandi ku ruhande rw'abademokarate ni inkuru nanone igiye kubaviramo ikizamini. Ese ninde ugomba gusimbura Donald Trump? Ntabwo ninde ugomba gusimbura Biden, sorry. Uko byagenda kose bizagomba guhereza akazi Trump bitewe n'uko byamworoheraga ari kumwe n'uriya musaza. Ubwo ni ugutegereza tukareba ari nde abantuza abademokarate bazatanga. Nk'uko tubizi, umuyobozi wese ugiyeho cyangwa se uvuyeho hari ingaruka mbi. Ntabwo mvuga ngo mba ingaruka nziza, hari ingaruka mbi ku ruhande rwe, hari ingaruka nziza ku rundi ruhande. Hano muri Afurika tugaruke nk'iwacu mu Rwanda, ni iki twitega iki? Ibyo ngibyo mfite kusimbukira muri Muventura, kuko burya ubushize nuko twasesenguye cyane. Kumvaga ko Trump azatorwa, ibintu bikazoroha cyane, bikazorohera ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uko bigenza nuko umuvuno abantuza abademokarate bakoze uragaragaza yuko bizagora Perezida Trump kuba yatorwa kuri manda ye yindi. Mu by'ukuri nkaba mbona bigiye kongera kugorana. Rero ikintu mbona rero ni kimwe, nitugira amahirwe Trump azatorwa. Nadatorwa, abakongomani guhera nona batangire bitegure kubaho nk'abakongomani ku giti cyabo, kurusha kumva ko bakomeza gutegurira mu biganza by'ibindi bihugu ngo abanyamerika bazatuvugira, one zatuvugira. Igihe cyo kurira amarira y'abakongomani mu rwego mpuzamahanga agomba kurangira, bagakomeza akarwana ku nyungu z'igihugu cyabo nk'abakongomani bari kurwanira igihugu cyabo cya Kongo. Njye niko mbyumva kugeza kuri kano kanya. Ibintu biracyari mu gihirahiro kugeza igihe abademokarate bazaduhera umukandida ugomba guhangana na Perezida Trump. Nibwo tuzamenya aho ibintu biri kwerekeza. Abe yari uyu visi perezida, uyu mudamu wari wungirije Biden, aba yari we, tuzagira uko tubivuga bitewe n'uko nawe si amateka meza afite. Ntazaba ari undi cyangwa se umuryango wa Obama ukagaruka, nabwo tuzagira uko tubivuga
mu by'ukuri tuzagira byinshi tuvuga tumaze kubona ugomba gusimbura perezida Biden muri iri hangana ry'amatora, nibwo tuzagira byinshi tuvuga. twari dusindukiye hirya gatoya hanze kugira ngo tubwire abantu uko bimeze kugeza isaha. Uyu munsi ikiganiro cyacu tugiye kugikorera hano iwacu mu Rwanda nk'ibisanzwe. Amakuru ahari ni menshi muri iki gihe, twamaze gutora, abantu barimo baravuga bati bimwe ntibyari bikwiye, abandi bakavuga ati byari bikwiye, mwagiraga ngo bigende bite, abandi ugasanga hazamo gusebanya, bimwe abaturage dukora tubikizwa icyaha, ariko abayobozi cyangwa se umuntu ushyigikiwe na leta yabikora akaba ari ugukubita umwanzi, ari uguhasha umwanzi. Kugeza kuri iyi saha abenshi nk'urubyiruko twabyumvise mu mateka uko FPR yatangiye muri 90 kugeza iyi saha ikaba ikiri ku butegetsi. Mu by'ukuri nkatwe nk'urubyiruko hano kuri Musiga Boss, icyo dukora ni kimwe kugira ngo urubyiruko turuhumure, ntabwo rurajijutse, ariko kumuhumura akabasha kumenya n'icyo akwiye gukora. Iby'urubyiruko n'ibijyanye n'ibya FPR kuba yarateye mu 1990 ku itariki ya mbere z'ukwa 10, mu by'ukuri ntabwo aricyo gihe bategurira urugamba. Ntabwo aricyo gihe bategurira urugamba rwatwaye igihe kinini kuva u Rwanda rwabona ubwigenge, hakavamo abantu batari bishimiye kuyoborwa nabo mu bwoko bw'abahutu, reka tuvuge ko ibintu biri, bagahitamo gucika bakigendera bajyanye n'umwami. Mu by'ukuri mu Rwanda hakomeje kuba ibitero by'inyenzi bitandukanye. Ibyo bitero by'inyenzi ndumva aribyo byaje kubyara RPF Inkotanyi kugeza iteye mu 1990. Ikintu tugomba kwibazaho ni kimwe mu by'ukuri, ndumva ko icyo bashaka kumbaza, umurava w'abasore wa kiriya gihe bari bafite bitabira urugamba rwo kubohoza u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa 10 1990, kuko ntabwo bagiye kuri iyo tariki. Ni ukuvuga ko guhera mu 1880 abantu baragendaga bagiye kwitegura urugamba, bari bazi umushinga bari barimo. Iyo twumvise mu mateka twumva abana benshi bari babayeho neza, bemeye bagata amashuri, ariko bakajya gufasha inyenzi. Icyo gihe bitwaga inyenzi, zaje kuba RPF zimaze gutera muri 90. Abana bagiye ku bwinshi bararwana kugeza bafashe igihugu 1994, ibibazo bivutse, indege ya Perezida Habyarimana iguye, bikaza kuvamo jenoside. Ndumva ku byo washatse kumbaza, ese kubera iki kino gihe tutakibona umurava nk'uwo nguwo? Niho tutashaka kugira ngo ntabwo ubu kugeza isaha ubona urubyiruko rwose rurimo rurasakuza, ubuzima buranze, bimeze nabi, ariko ugasanga nta kindi batekereza, gusa ni ubuzima bwaranze, nta mafaranga, nta mibereho, ubuzima burahenze, ugasanga buri munsi ni ijambo bahoza mu kanwa. Burya ubutegetsi dufite bwamaze kutwangiriza mu mutwe twebwe bwacu nk'urubyiruko, batwumvisha ko iri jambo politiki ari ijambo ribi cyane. Uwitwa umunyapolitiki wese ko aba ari kurwanya leta, abantu bituma bikuraho za nshingano bafite zo kumva ko politiki y'igihugu ibareba. Bo n'uwo uvugishije akubwira ko ari ntibindeba, ko iyo politiki itamureba, ko ibyo ngibyo ari ibyawe. Mu by'ukuri rero twagize ubutegetsi butigeze budushishikariza gukora politiki. Niwo bashishikariza gukora politiki, ntabwo bamubwira ko ari politiki, bamubwira ko bari kurwanya umwanzi. Kandi burya icyo bita politiki ni iki? Ni igihe ibyo dukora tuba tuvuga rumwe, tuba tutavuga rumwe, ariko byose bihura, byose bikitwa inyungu z'igihugu. Ntubona ko urugero ni urugero rworoshye. Ntubona ko abanyakenya iyi saha bari mu myigaragambyo ya Gen Z, ariko wiyibeshye ukataka Perezida Ruto, uri umuntu uvuye hanze y'igihugu cyabo, bose bakubwiraho indimi, kandi iyi saha bari kumwamagana. Yego, hagira n'umuntu ubigerageza, bose bakubwiraho indimi. Nigeze mbona Perezida Kagame mu minsi yashize bamubaza ikibazo cya Gen Z, yuko abivuga uko yabivuze, avuga ngo ibyo bintu ntabwo bireba abaturage, ngo bireba leta. Ibinyamakuru byinshi byo muri Kenya byamaganye Perezida Kagame, aramubwira ati nawe wowe ubwawe ugiye kumara imyaka irenga 30 uri umutegetsi, nta somo ugomba kuduheza rya demokarasi. Ceceka dukemure ibibazo byacu nk'abanyakenya.
icyo gihe bakuviraho inda nk'igihugu kimwe bitewe ngo uri muri opozisiyo ntabwo uri muri opozisiyo. Icyo kintu niyo mahirwe twimuka bwo gato nk'urubyiruko kugira ngo twumve yuko inyungu z'igihugu cyacu zitureba. Tugomba kuba abagenerwa mu gihugu cyacu, ari nacyo kintu tugomba kwanga. Ni ukuvuga ko ibi byabaye kiriya gihe Habyarimana wari uri ku butegetsi icyo gihe, ntabwo twari duhari ariko mu mateka turayiga. Habyarimana wari uyoboye icyo gihugu. Habyarimana ntabwo yigeze afunga ko amateka y'u Rwanda yigwa nk'uko byakagenze. Ibi bintu byavugwa uko biri kandi mu mazina yabyo. Ni ubwoko uri iki ngiki uri iki ngiki, ariko ntibitume mwebwe mu Rwanda. Imyiryane yaje mu Rwanda aho FPR yatereye. Abantu bari bari imbere mu gihugu n'abavuye hanze y'igihugu bakavuga ati bari abantu bateye bavuga ko muri bagenzi babo byanze bakunze ibyo muri gukora nibo bari kubibatuma, bituma bibyara umwiryane hagati y'abantu. Ntitwibagirwe ko FPR yari ifite ikinyamakuru cyakoreraga imbere mu gihugu, bakita gushya ikinyamakuru bagira ngo bakitaga Muhabura mu byo twiga mu mateka. Icyo kinyamakuru Muhabura ni kiri mu bintu byatumye abatutsi bari imbere mu gihugu mu Rwanda bafatwa nabi cyane icyo gihe. Kubera iki? Bari bafite abana babo bakuranwe n'abandi bana bose b'abanyarwanda bari mu mubare nyamwinshi, kugeza ubwo ubwo bagiye gutera muri 90 bakajya gufasha RPF. Abo bana umuntu wese wari uzi ko yohereje umwana mu buze mu Nkotanyi byamuviragamo ikibazo gikomeye. N'isa turabibona, iyo bazi ko umwana wari hanze y'igihugu byonyine ni skandale. Hari uburyo abandi babyeyi bagufata mu gice mutuyemo, kuba byonyine uri hanze y'igihugu ntibazi icyo uri gukora, ntibazi ko ubayeho, ntabwo bazi n'uwo burara, ariko kuba uri hanze y'igihugu muri uwo muryango haba harimo shoke ku butegetsi buri kino gihe. Ni ukuvuga iki rero? Kuba twarabuze ayo mahirwe yo kutubwira ati politike ni inyungu zawe ugomba kugiraho uruhare kandi zikaba ari n'inyungu z'igihugu muri rusange. Ayo mahirwe twarabuze ku muntu ugomba kubitubwira. Byatumye urubyiruko rwinshi rwihugirwaho, buri wese akaba nyamwigendaho. Ariko iyi saha twajya tuganira n'urubyiruko turushishikariza guhugukira amateka y'igihugu cyabo. Icya kabiri, inyungu no kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo nk'urubyiruko. Ntimukomeze kwishinga ubutegetsi buriho cyangwa se ibyo bababwira. Nimuhumuke amaso, mukanure murebe, ni uwuhe musanzu natanga ku gihugu cyanjye? Ni iki nzakora mu myaka iri imbere? Umwuzukuru wanjye akazabaho? Mwishaka kwireba nkamwe ubwanyu iyi saha mubayeho. Niko bimeze, ariko nk'uyu urebye muri iki gihe usanga urubyiruko kenshi rushishikajwe no kurongora, ntabwo rushishikajwe no gukorera igihugu. Umugani w'abagambyi, urubyiruko rushishikajwe no kurongora kubera ko batewe ubwoba na politiki iriho. Iyi politiki iriho yumva ko icyaha ntabwo ari gatozi nk'uko itegeko ribivuga. Icyaha ni rusange, niba kanaka acumuye mwese birabagiraho ingaruka. Naho ikibaye cyose iyi saha uba utavuze neza leta iriho, kugeza kuri so wawe, kugeza kuri sogokuru wawe niba kiriho, agomba kubyishyurwa, agomba kubifungirwa, kandi icyaha ni gatozi. Ariko iyi saha iyo kirazira yavuyeho, nta muntu umwe ushaka kubireba. Naho urubyiruko rwihugiraho hagati yabo, ariko bagomba kureba urubyiruko uri mu myaka 25 kuzamura, uri mu myaka 20 kuzamura, n'uri munsi yabwo nabuze abazajya muri kumva kino kiganiro. Urumva ejo hazaza h'umuryango wawe nahahe? Iyi saha ntufite uburenganzira bwo kubaza so umunani wawe cyangwa se umugabane wawe yakuzigamiye. Nta burenganzira ufite. Urumva nawe ugomba kuza aho gushya aho umwana wawe azakora ari imbwa nk'uko wowe wakuze nk'urubyiruko. Abenshi birunda mu gisekirite. Izo mbaraga mukoresha mujya mu gisekirite no kujya guhohotera abantu, mwazikoresheje muhugukira ibijyanye no kurwana n'ubusugire bw'igihugu cyanyu. Ejo hazaza umwana uzabyara ukazamusiga ahantu hazima, cyangwa se warapfuye, igihugu kizakwibuka nk'intwari. Ntabwo mbona Kizito Mihigo wapfuye abantu bazamwibagirwa gutyo gusa. Ngende kubona Kizito Mihigo mu myaka iri imbere yubakiwe stati. Ndi kubona Hatuyimana Anselme yubakiwe stati.
ndi kubona ba Cyuma bafunze muri gereza bazaba nk'abantu bihangange batitirijwe imihanda, nubwo nta bagore bafite, nubwo bapfuye nta muryango baragira, ariko icyo bapfuye barwanirira iteka ryose kizahora kibibuka. Ugomba kurwana ku nyungu z'umwuzukuru wawe nubwo iyi saha utaramugira, kurusha uko wakomeza kurwana nkawe ku giti cyawe. Kubera iki? Gupfa ni rimwe, wavutse rimwe, n'ubundi ikizakwica cyaranditswe kirahari. Abantu ntibahugukire kumva ko bafite uburenganzira ku gihugu cyabo, kurusha kumva ko bagomba kubaho nk'abanyamwigendaho ari bo bonyine. Tugomba guhuguka nk'urubyiruko, tukagira ijambo ku gihugu cyacu, byanaba na ngombwa tukamena amaraso mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wajya mu gisirikare, wajya mu ki, wajya mu za FRN. None se iyi saha dufata urugero, dutinyuza tukajya gufasha abazarenda, abantu bari muri opozisiyo bakabidufashamo, bakumvisha igihugu cya Kongo ko hari urubyiruko ruzava mu Rwanda rukaza kubafasha, cyangwa se urubyiruko rw'abanyarwanda tugafasha abazarenda, nk'uko RPF Inkotanyi yafashije Museveni agafata ubutegetsi, barangiza bakaza gutera u Rwanda kiriya gihugu kuko barwanaga uburenganzira bwabo. Kuki ibyo bintu byabaye Habyarimana ntagire icyo avuga? Twebwe twakoze desayimo nk'ibyo RPF yakoze, tukajya gufasha abazarendo bakabohora igice cyabo bari kubatwara, bakagura n'uburenganzira bwabo. Iyo wazarendo ikazatwemerera ko natwe izadufasha gukuraho ibitubangamiye muri iki gihugu. Nicyo kintu tugomba kwigaho, tugashira ubwoba. Izo mbaraga mutakaza mu basekirite, ukora udasinzira, urara ruriya akabiswi, ukirirwa urongora, ibibazo bikazakubona byinshi. Nidufata izo mbaraga tuzijyana mu kubohoza gakondo yacu. Ndumva cyo kintu nabwo urubyiruko, kandi buri munsi tuzatumiza amasomo kubahugura kuri MC Kabosi Empire. Urubyiruko twabaze icyo kintu kukibwira urubyiruko tunasoza, numva ntabwo ari ikintu cyoroshye. Twese turabizi neza ko uko bigenda uramutse ugiye muri opozisiyo, ni ukuvuga ati ubutegetsi buriho ni bwandi bwataka bukagira no ku muryango, ushobora kugukurikirana uri wenyine, ni bwandi bwataka bakagira no ku muryango wawe. Nkeka ko ari nayo mpamvu urubyiruko ruvuga rutaha kugira ngo niburire ababyeyi, reka numure nyobozwe inkoni y'icyuma. Aho ngaho reka nkwereke ijambo rimwe tudatinze. Kizito Mihigo yaravuze ati urugamba rwo kwibohora nitubanze turuhere mu myumvire. Burya iyo ugiye kurwanirira igihugu cyawe uba wamaze kwirebaho nka ku giti cyawe, uba ugiye mu nyungu rusange. Nitubanze tubyumve mu myumvire. Mu by'ukuri urubyiruko rukiri kumva ko rukomezanya na FPR rurahari, ni amahitamo yanyu, mukomezanye. Ariko hindura urebe ku mwuzukuru wawe ukazagufata, urebe umwana wawe ukazagufata mu myaka iri imbere. Ibyo byo kurongorana mwe mubiretse, tubanze turwanirire gakondo. Hahandi umwana utazarinda kaguhe ukavuze ngo iri sambu naguze ni iry'uyu mwana, mu bana barindwi mfite icyo nzabasigira. Ariko iyi saha ntabwo wacuruza inkweto, ntibyashoboka. Iyi saha ntiwafungura small business, ntibyashoboka. Nta kintu kimwe no kugura isambu yigura wikandagira avuga uti umwaka utaha leta izayitwara. Ni ukuvuga ko iyi saha akazi gahari ni ukujya mu gisekirite, akazi gahari ni ukujya mu gisirikare, akazi gahari ni ukujya mu kiyede. Ako niko kazi twasigiwe nk'urubyiruko. Ntidutinyuke, by'umwihariko tubihere mu myumvire. Mutega amatwi ibinyamakuru byinshi bitandukanye, kandi mubitega amatwi mutagamije gufunga inguni, mubitega amatwi mugamije kumenya, kurusha gucira abantu imanza. Dufite isi n'ijuru, dufite za BBC, dufite ijwi rya Amerika. Uhere ku ibyo binyamakuru ufunguka, dufite za guverinoma, dufite ibintu byinshi cyane. Niduhugure bitume turwaniriza gakondo yacu. Ejo nunabyara uzafite umwana wanjye nzamusiga ngaha. Nunagwa ku rugamba bagiye gufasha wazarendo kubohora Kongo, kuko wazarendo nitumara kuyifasha tugomba kumvikana yuko tuzafatikanya tukabohora n'igihugu cyacu u Rwanda. Urubyiruko ibyo bintu tugomba kubikora, opozisiyo ikabidufashamo by'umwihariko iri hanze y'igihugu. Nicyo kintu tuzacyumvisha wazarendo. Nicyo gitekerezo cyanjye cy'uyu munsi. Wazarendo nituyishyigikire, urubyiruko rw'abanyarwanda tugijyemo, tubafashe kurwanya M23 abatayishyigikiye, tubashe kuyirwanya UPDF, tubafashe kurwanya abarwanya igihugu cyabo. Niturangiza tuzatuko twinjira moja kwa moja tujye kurwanirira gakondo yacu mu Rwanda.
ibyo nitumara kubigeraho mu myumvire, tuzakora ibishoboka byose dushyireho igihugu kitabasha kudukumira mu mitekerereze, kitabasha kudukumira no mu mivugire, kitazabasha no kudukumira mu mikorere. Opozisiyo ubwo ni akazi kabo, ntibabasha kubyumvisha, nkatwe nk'urubyiruko dufasha Wazalendo tuzabona nk'uko RPF yabikoze, ijya gufasha Museveni bakajya gukuraho ubutegetsi bwari icyo gihe mu Bugande, Museveni nawe akabitura kugira gufata u Rwanda. Nuko bigomba kugenda, nuko mbyumva kabisa. Ko ibyo kurongora byo nimubishyire ku ruhande, tubanze twongere gakondo. Rero kumwe mwumvishe izo nama kandi mukomeze mudukurikire, turabashimiye mwakoze subscribe, mukomeje kubana natwe mu biganiro bya buri munsi, nakagaruka turabakunda. Mwakoze cyane kandi tuzakomeza tuganira umunsi ku wundi dukomeza guhugurana turwanira gakondo yacu.